naho zinduka ubyinira Imana di Uwiteka yabikoze Mana we yo ndagukunda Yesu imbaraga zawe ndazibona narakubonye uratabara we uri igitangaza papa shimwa umpaye igitondo cy'amahoro uzikurinda ndinzira ijoro we Yesu we uzikurinda Mana we uzikurinda Mana we uzikurinda nanjye wandinze uzikurinda Yesu we nijoro waturinze uduhaye igitondo uzikurinda Mana we undindira abavandimwe undindira umuryango undindira abadusengana undindira muri iki gihugu undindira mu buriri ukambyura amahoro uzikurinda Yesu we uzikurinda yewe we uzikurinda Yesu we ngushinje iki uzikurinda wandinze abarozi we Yesu we warandinze abagome uzikurinda indyarya inkozi zibi gukubitira kure uzikurinda Mana we Yesu we mu bugumba warandinze uzikurinda nsinziriye ukandinda uzikurinda ndabihamije uzikurinda gushimiye Mana uzikurinda Mana we uzikurinda Mana we Yesu we uzikurinda we ndabyibutse yego di kamubyinire kigitondo Mana yego naho kinyakadiho Yesu azi kuturinda we Mana we utanga ingabo zigapfa ku bwacu ukaturinda ukaduha igitondo cy'amahoro haleluya yego naho uzikurinda Yesu uzikurinda warandinze ndi umugabo wo kubihamya sinzaceceka mba narapfuye kera ariko uzikurinda Mana ni byinshi wagiye undindamo bimwe nagiye mbivuga ndagushimiye iki gitondo ngushimiye imbabazi n'uburinzi bwawe waduhaye ni neza yawe watugiriye waraturinze muri byinshi shimwa gitare uzikurinda Mana mbura uko mbivuga mbura uko mbisobanura uko narakubonye undinda ndarakubonye n'amaso yanjye narakubonye umbyutsa nari bupfe narakubonye bangezeho narakubonye zikuzimu zazikutse narakubonye inama z'abarozi bateranye narakubonye abagome basize hamwe narakubonye indyarya zashyize hamwe narakubonye bari bandimbuye narakubonye muri uyu murimo narakubonye mu buzima busanzwe narakubonye aho mvuka narakubonye aho ngeze ubu narakubonye muri iki gihugu kandi nzagumyana nakubone kubera ko uri Imana y'amaboko maremare kubera ko umwuka wareba no muri ejo hazaza uri Imana iturinda kandi uzagumya uturinde Mana uturinde kandi ntuturinde gusa undindane n'ibyanjye n'abanjye uzikurinda Mana wagize neza kuturinda uduhaye ubuntu bw'umunsi uduhaye neza yawe turagushimiye
Haleluya. Amena. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ubwo niba utabyinye kano kariba gushimira Imana aho yakurinze, ni ukuri waba ufite ikibazo. Kuko Uwiteka turinda muri byinshi, adukiza muri byinshi. Rero ubwira Uwiteka umushimire uko yakurinze. Nawe hari aho mwahuriye ku giti cyawe arakurinda. Buri wese yagiye abona Imana imurinda. Tuzabyamamaza rero kuko Uwiteka aba yakoze akazi gakomeye, agatanga ingabo nyinshi zigapfa. Uwiteka azikurinda. Iyo atabawe ababisha bacu baba baratumize bunguri, ariko turashima Umwami azikurinda. Yesaya 44 rero kino gitondo niyo tugiye guhagararamo, umurongo wa 24 tukagera ku wa 25. Haravuga ngo Uwiteka mucunguzi wawe ari we wagukujije uhereye ukiri mu nda. Aravuga ati Uwiteka ni nge waremye byose, mbamba ijuru njyenyine, ndambura isi. Hari uwo twari kumwe? Angasubiremo. Uwiteka umucunguzi wawe, hano kuri 24, ari we wagukujije uhereye ukiri mu nda. Aravuga ati Uwiteka ni nge waremye byose, mbamba ijuru njyenyine, ndambura isi. Hari uwo twari kumwe? Imana ishimwe. 25. Indagu z'abanyabinyoma nzihindura ubusa, abarozi nkabatera ibisazi. Nsubiza inyuma abanyabwenge, ubwenge bwabo nkabuhindura ubupfu. Iki gitondo rero menya neza ngo Uwiteka umucunguzi wawe, haleluya, wa wundi wagukujije akukuvana mu nda ya mama wawe, akakuremeramo, akagushyiraho umugambi, akagukuza. Uyu munsi ukaba ungana gutyo, uyu munsi ukaba umeze gutyo, uyu munsi ukaba uri aho, uyu munsi ukaba ugenda, uyu munsi ukaba uhagaze, uyu munsi ukaba uri aho ngaho, aho uherereye hose mu gihugu cyose uherereyemo. Aravugana nawe ati, iki gitondo tega amatwi. Uwiteka arakubwiye ngo niwe muremyi wa byose. Ibyo wari usanzwe ubizi. Abamba ijuru yabikoze wenyine, ntawamufashije, ni ubushake bwe, niwe wabyibambiye we nyiraryo. Akarambura isi. Arimo arabaza ngo hari uwo bari kumwe? Haleluya. Hari uwo bari kumwe. Ibishatse kuvuga ngo niwe ukora ibyo ashaka, niwe ukora, niwe ufite ijambo rya nyuma kuri twe. Cyagihe akurema nkuko yabambye ijuru, cyagihe akurema nkuko yarambuye isi, hari uwo bari kumwe. Umva rero agashya k'uyu munsi. Indagu z'abanyabinyoma azihinduye ubusa. Uri kubyumva? Nanjye ndi kubyumva. Menya ngo indagu z'abanyabinyoma Uwiteka yazihinduye ubusa. Indagu bakuragurije, indagu bakoze kera, indagu bakoze ubu, nizo bari bitegura gukora, azihinduye ubusa. Uhoraho Uwiteka undi wabambye ijuru, wa undi wakuremye akagukuza. Ntago kuba warakuze ari uko abindagu bari bishimye. Oya, ni Uwiteka ugenda uduhagararaho. Abaroza akabatera ibisazi. Uwiteka akabatera ibisazi. Yaje kubasaza sasa. Bari barakuroza ibisazi, Uwiteka arabibashubije. Bari baragutongereye ngo uzasare, Uwiteka arabibashubije. Bari biteguye kujya gusara kubera ibibazo baguterereje, Uwiteka arabibashubije. Bari barashajije abana bawe, Uwiteka arabibashubije. Bari baraguteje ibintu kugira ngo usarire ku musozi, wowe utaye umutwe ugize stress, Uwiteka arabibashubije. Nsubiza inyuma abanyabwenge. N'abanyabwenge bari bari kwigizeho abamenshi, Uwiteka abashubije inyuma. Abashubijeyo. Nonaho ubu muri iki gitondo ubwenge bwabo abuhinduye ubupfu. Haleluya, 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 haleluya. Ubwenge bwabo abuhinduye ubupfu. Indagu z'abanyabinyoma. Hari ibinyoma batubeshyira, hari ibinyoma bavuga by'ukuri, hari abavuga ibyo batazi, hari abavuga hose, ariko ibyo Uwiteka nibyo yamanukiye. Uyu munsi indagu z'abanyabinyoma azihinduye ubusa. Abarozi bo, waba urogesha amagambo, waba uroga ubwo kurya, waba ugendera ku rutaro, waba ukorana n'ikuzimu wa Satani,
Uwiteka bateye ibisazi arabashajije. N'ubundi murasazi. Ibyo mwakoze se reba igihe mwahereye kuva Imana ikirema. Reba igihe mwirukiye. Ni gute se mutari busare? Uwiteka abavana mu bwiza abashyira mu bundi mukanuye kubera amaboko yakomeye. Abamba ijuru ni mwari muhari. Ni mwari muhari. Bazaruhira ubusa. Muruhiye ubusa none murasaza. Uwiteka arabashajije. Nsubiza inyuma abanyabwenge. Abanyabwenge bariho bagira gutya bagakora komporo, bagakora ishyirahamwe, bagakora asosiyasiyo, bakagira ngo nibo banyabwenge bo kuguca inyuma, bo kukurwanya bucece, bagashyiramo ngo bagize ubwenge nabo ngo abanyabwenge. Bitarimo ijambo ry'Imana nta bwenge burimo. Ubwo Uwiteka rero yaje kubasubiza inyuma ibyanya kanyu kashobotse, akabarozi kashobotse, ak'abanyabwenge bashatse kwigira ubwenge ku Mana, kandi Uwiteka abamba ijuru ntibari bahari, nta n'ubwenge bwabo kuko ntibigeze banarema ijuru, ntaki nabo bararemwe. Yebaba we, Uwiteka yahagurutse yaje we arimo arababaza ngo mwabarozi mwe, mwabanyabwenge mwe, mwigize abanyabwenge, mwabakoresha indagumwe z'ibinyoma mubeshya abantu. Uwiteka yaravuze ngo abamba ijuru mwari muhari, abamba isi mwari muhari, andema mwari muhari, mwagenze gake mushyira amaguru hasi yabaziye. Ubwo mujye kwihana bikiri mu maguru mashyi iki gitondo. Niyo nama mbagiriye, niyo nama mbasigiye. Reka nsenge nshimire Yesu. Indagu z'abanyabinyoma azihinduye ubusa, abarozi abateye ibisazi. Ukabuza umurozi ukuroga uvuga tuwite kanaka indagu ze uzihinduye ubusa, uburozi bwe ubuhinduye ubupfu, ubuhinduye ubusazi, uburozi bwe ubuhindura ifu. Uwiteka ngo abarozi nkabatera ibisazi n'ibirozi byabo bibasaza aribo. Nsubiza inyuma abanyabwenge basubiza inyuma aho bari baduhagurukiye bakoresheje ubwenge bwabo bw'isi bw'ibinyoma nabwo butarimo ubwenge bw'Imana. Ubwenge bw'Imana bukorera mu kuri Kristo niwe kuri kuzima. Ngo ubwenge bwabo nkabuhindura ubupfu, ibyabo bakoze bihindutse ibipfuye. Ngiye mperutse kubibona Uwiteka abihindura ubupfu, kandi bigume gutyo uhereye uyu munsi kugeza Yesu agarutse. Indagu z'abanyabinyoma zihinduka ubusa, abarozi Uwiteka batera ibisazi, ibyo bari bakoze bibasubirane. Mu Cyongereza ndahakunda baravuga ngo return to the sender in the name of Jesus. Haleluya. Subiza inyuma abanyabwenge, abo bigize abanyabwenge rero ku buzima bwawe, kandi Uwiteka abamba ijuru batari bahari. Uwiteka ubwenge bwabo buhinduye ubupfu, abuhindura ubupfu kuva uyu munsi kugeza Yesu agarutse. Amen. El Shaddai we himbazwa, Sabaoth himbazwa. Yesu shimwa, Mwuka wera w'Imana turagukunda. Haleluya. Turagukunda kuko waturebye uyu munsi, uritegereza ureba ukuntu turushye. Uduhaye Yesaya 44 kuva ku murongo wa 24 kugera ku 25. Wewe mucunguzi wacu, wewe watugiriye neza, wewe waturemye udukunze, wewe waturemye ukatwihera Yesu. Uwiteka turagushimiye kutugarutseho igihe bari baturuhirije n'ikinini, bari barigize akarajya kajyahe. Turagushimiye bari barigize nk'ahari bo baturemye, bakatuzutaguza uko bashaka, bagakaraga uburozi bwabo uko bashaka, bakaragura uko bashaka, bagateza abazimu uko bashaka. Ariko uyu munsi urakoze kudushubisha, indagu zabo kabuzihinduye ubusa. Wakoze kubona ko tunaniwe Mana, aho abarozi bari batugeze. Urakoze Mana kubahagurukiye. Ntihagire n'umwe usiga mu nsengero, ntihagire n'umwe usiga mu bantu, ntihagire n'umwe usiga barogesha amagambo, barogesha ubwoko bwose bw'uburozi, abarara badihagura. Ntihagire na kimwe usiga bajya inama zo kutugirira nabi, na babandi bihishe bagendera mu nyamaswa, bagendera mu bikoko, na bamwe bihishe mu murimo wawe. Ntihagire n'umwe usiga
kubita hasi ndaguzamuza, hindura ubusa, hindura ubusa, hindura ubusa uhereye umwanya, hindura ubusa. Wakoze Yesu, urakoze Papa, urakoze. Abarozi batera ibisazi mu mbaraga za Yesu. Abanyabinyoma mwe mugenda mutera ibinyoma, mutera abantu ibyasha. Abanyabinyoma mwe muyobeje abantu, muyobeje itorero. Abanyabinyoma mwe muyobeje abana b'abakristo bakiri batoya mugakiza, murahari barindagije abakijijwe vuba. Abanyabinyoma mwe ibindagu zanyu zihinduka ubusa. Abanyabinyoma mwe murimo mwiyoberanya mu itorero, murimo muriyoberanya hanze. Abanyabinyoma mwe akanyu karashobotse. Turagushimiye Yesu. Mwuka wera w'umuriro, nuceceke, hindura ubusa nona. Bihindura ubusa, ibinyoma byabo bisibanganye mu kirere, bisibanganye mu isi y'ibifatika, bisibanganye mu matelefone yabo, bisibanganye mu mitwe yabo, bisibanganye mu maboko yabo, bisibanganye mu nzandiko zabo, bisibanganye nona uyu munsi mu mbaraga za Yesu, mu butware bwa Yesu, mu mbaraga za Yesu, mu butware bwa Yesu. Abarozi ubatera ibisazi, ibyo bari barakoze bibasubireho bene byo, aho babikoreye bibasubireho. Umuriro w'Uwiteka ubakire mu izina rya Yesu. Abatihannye wibakire mu izina rya Yesu. Usubize inyuma abanyabwenge, abari barahaguye ku bwenge, kandi niwe Kristo, niwe bwenge buzima, mu izina rya Yesu. Ubwenge bwabo buhindura ubupfu. Ibyo bakoraga bazi ngo birimo ubwenge, bakaza kugira nabi, ubihindura ubupfu. Inzira bacagamo ngo zirimo ubwenge, baje kugira nabi, ubihindura ubupfu. Ibyo bakoraga bazi ngo ni ubwenge, ngo ntawe ubabona, Uwiteka wababonye, ubihindura ubupfu. Bataranabimenya, batarabidusohozaho, ubihindura ubupfu. Indagu z'abanyabinyoma uzihindura ubupfu zitaradusohoraho. Abarozi bahindura ibisazi, ibirozi byabo bitaradusohoraho, mu izina rya Yesu. Bashyane nabyo bike, bikongoke, bihinduke ivu, mu izina rya Yesu. Maraso ya Yesu, urakoze Yesu. Turagushimiye Yesu, uyu munsi amaraso y'abadupfuke. Turagushimiye ko hagurukiye kuturwanirira. Turagushimiye ko utugose, ko imisozi igose Yerusalemu, ko uturinda ndetse ukatindana n'ibyacu n'abacu. Turagushimiye Mwami ko warebye akarengane aho twarenganiye. Turagushimiye ko udutabaye uzindutse. Turagushimiye ko udutabaye iki gitondo. Turagushimiye Mwami, icyubahiro kibi cyawe. Komera Yesu amashyi. Ukaba uzi neza ko indagu z'abanyabinyoma Uwiteka zihinduye ubusa. Komera Yesu amashyi. Abarozi bakoroka Uwiteka akaba bahinduye abasazi. Komera Yesu amashyi. Batihannye basare. Subiza inyuma abanyabwenge. Iri ni ijambo ryawe. Abanyabwenge bari barisize hamwe mu bwenge bwabo bw'ubupfu. Uwiteka akaba bagusubirije inyuma. Komera Yesu amashyi. Ubwenge bwabo akaba buhinduye ubupfu. Haleluya. Urakoze Yesu. Amen. Amen. Ndagushimiye Mwami. Amen. Shalom shalom, umunsi mwiza. Mwari kumwe nanjye Mama Ebenezer. Wibuke gukora subscribe na share kugira abantu byukije basenge, kugira abantu byukije basingiza Imana, babyinira Imana, bibuka Imana yabarinze. Umunsi mwiza.